ukwezi kwa mbere naguriyemo n'ibitero by'indwara zikomeye mba naranagiye no mu bitaro ariko Imana yarandengeye. Nimbara gusengera ukaba utari gukira, shakisha undi, kandi Bibiliya iratubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ikindi, irinde kugira umuntu ugira role model wawe. Role model wawe wumva ko umuntu runaka ari we kamara. Inzozi warose ni kana kuri buzibwire, akazi wabonye ni kana kuri bukabwire. Ibyo bintu mubyirinde cyane. Solange TV. Ibihe byiza cyane inshuti bakunzi ba Solange TV, muraho kandi muraho neza. Tunejejwe cyane no kongera kwicara kuri kamera nyuma y'iminsi itari mike. Turi mu bihe by'uburwayi bw'uburyo butari bumwe, ariko mu by'ukuri Imana yongeye kutwemerera kwicara kuri iyi kamera. Ibirenze kuri ibyo, reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza cyane, by'umwihariko mwebwe mudukurikirana muri hirya no hino mu mpande z'iki gihugu cy'u Rwanda, hano muri African Community ndetse n'iyo ngiyo muri diaspora. Ndagira ngo nakire mushiki wacu mumaze kumenyera muri benshi, kandi mpamya neza ko mwamumenyereye ku byiza atari ku bibi. Hanyuma adusuhuze, narangiza ababwire nishira rukumbuzi rye, kuko ari mu bantu bagarukiye hafi na kure, ariko Imana ikaba ikimwemereye kwicara kuri kamera. Karibu cyane sister. Yesu nashimwe. Ugera urizamure. Cyambere ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ana y'amahoro bampera umugisha. Amen. Hanyuma nsuhuje abari kure n'abari hafi, abankurikirana, abanzi n'abatanzi. Basuhuje mu izina ry'umwami wacu. Yego. Maze iminsi myinshi ntari kuboneka imbere ya kamera. Nagaruko nabuze ibyo mvuga, nubwo ari uko nakabaye ntahaboneka, ahubwo ni iminsi intambara zabaye nyinshi. Kumva ukwezi kwa mbere naguriyemo n'ibitero by'indwara zikomeye. Mba naranagiye no mu bitaro ariko Imana yarandengeye. Yego. Ntaho nagiye kandi n'uyu munsi Imana iracyakomeje kundinda. Amen. Rero nawe ikimanuka ndagushuhuje. Yego, nanjye ndakwikije. Twari duherukanye. Buri wese bari muri gahunda ze. Ako nshimye Imana ko yongeye gutuma twongera kuvugana, cyangwa se gutuma twongera kugaragara kuri kamera. Tuvuga iby'ubwami bwa Yesu Kristo, kuko nta kindi kijya kitwicaza hano. Yego. Usibye ijambo rye. Ijambo rye. Birashoboka ko ijwi ryanjye ritari busohoke neza. Sinzi niba urimo kubyumva. Oya, ni iryanjye ntabwo ari neza, ariko turatogota, ariko dutogote tuvuga Kristo. Njye ntago ngiye gutogota. Njye ndimo ndatogota, ariko nawe rwose wagira ngo icyanize nicyo cyakunize. Njye ntago ndi gutogota, mbwira abankurikiranye ko ntari gutogota. Ndi kuvuga. Yego. Togota inkono. Ubwo nanjye nahindutse inkono. Hanyuma sister Solange, ndagira ngo mu by'ukuri birumvikana ijwi ryawe nyine riri hasi, tubwira abantu ko tuba duhuye dufitanye urukumbuzi, icyo ni kimwe, ariko nubwo tuba duhuye dufitanye urukumbuzi, nta n'intambara zihari zishobora gutuma dushobora kugaragara kuri kamera twareze impanga, nka wenda hari ibibazo twaba turimo turahura nabyo, haba hari uwabiduteje cyangwa se uburwayi tumaze iminsi tunyuramo ngo tuvuge ngo hari uwabuduteje. Oya, ni nayo mpamvu birivuga ngo mu bibaho byose muhora mushima. Amajwi yacu avuga neza cyangwa se adasona neza, ikiruta byose nuko tugikijijwe. Cyenda umva icyo ngicyo ari cyo umuntu yashyira imbere, ariko ndagira ngo nkwakire ukomeze, dore ko tutari buze no kugira igihe kinini cyane kirambuye, ariko kandi uri buze kwibuka wiyibutsa abantu badukurikirana, kuko mu by'ukuri burya bagukurikiranye mu cyumweru cyashize sibo bagiye kugukurikirana none. Ibintu bya YouTube biguma biri balance, biguma bihinduka. Hanyuma ndagira ngo ariko tubanze dusenge, twiragize Imana,
hanyuma dukontorora igihe neza, ibintu byose bijyemo neza. Uri data wa twese mwiza, turagushimiye cyane kuko uri Imana. Ndagushimira cyane ko nubwo narwaye nkarwaza, Solange akarwara, Uwiteka Imana na mwene data turi kumwe uri hirya ya kamera, mu ntambara zose twagiye duhura nazo, Uwiteka Imana wagiye uhagararana natwe, uratwimana. Umuririmbyi arabiririmba, umwanditsi Dawidi arabyandika, aravuga ngo iyo Uwiteka atari wowe wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri. Akenshi hari ibibazo twisangamo kubw'ikirere, twisangamo kubw'iminsi, hari n'ibyo dutezwa n'abantu bagenzi bacu bambaye inyama n'amaraso, tukababona nk'abantu, tukabagira n'inshuti yewe tukabiyegereza, ariko mu kanya nk'ako guhumbya tugatungurwa cyane no kwisanga aribo bendaga kudushyira hasi y'isi. Ariko Mwami, nubwo ibyo byose byabaye, waratwimanye, ubihererwa icyubahiro. Nakiriye umuntu w'inyama n'amaraso kugira ngo umuhumekeremo, ntaba ari we ahubwo aba ari wowe, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Karibu cyane. Murakoze. Amazina ni Tuyizere Solange, ndi umumama, ndacyakomeje mu rugendo rugana mu ijuru, nubwo intambara n'ibicantege bikomeje kuza ari byinshi, ariko turakomeye kandi turakomeje. Imana ishimwe ko yongeye kuduhuza turi bazima, kandi Imana ishimwe ko yongeye kuduha icyo kuvugira hano imbere ya kamera, kuko twebwe ubwacu ntabwo twakibona, nta nubwo twakiha. Dushimiye Imana ibasha kubiduhayo kugira ngo tubashe kubishyikiriza ubwoko bwayo. Rero ndi hano kubw'ubutumwa ngiye gutambutsa, ariko nanone atari njye uri bubuvuge, nahawe n'umuntu, ntabwo ari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari hanze, ariko Imana ikaba yaramusanze ikamugenderera, Mwuka w'Imana akagira ibyo amuhishurira, akamwemeza kubihishurira nawe abantu kugira ngo abibatangarize, kugira ngo abantu babashe kubimenya, babashe kumenya uko bitwara, babashe kumenya uko bahagarara mu ntambara bari kurwana nazo, bityo bituma abantu babasha gukomera. Rero ndumva ubu butumwa nafata igihe cyo kugira ngo mbubagezeho, kugira ngo mubanze mubwumve, hanyuma mwamara kubwumva nanjye nkakomeza, ibindi Imana iduhana umugisha. Bene data, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya Uwiteka yongeye kwemera ko tubagezaho ubutumwa yaduhaye. Rero nkaba nifuje ko twabusangirira hamwe twese, ariko tubanje gusenga. Reka dusenga. Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, Ise w'Umwami wacu Yesu Kristo, Umuremyi wacu, Umurengezi wacu, Umutabazi wacu, Umubyeyi wacu dukunda, uri ndiho, uri Uwiteka, uri Elohimu, uri Adonai, uri Data wa twese mwiza, uri byose, izina ryawe nishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ibizima n'abakuru bari imbere yawe baragupfukamiye, barimo baravuga ngo urera, urera, urera. Natwe ubwoko rero wironkeye, wiremeye hano mu isi, abana bawe ukunda, wagize utumana dutoya, ukaduhumekeramo umwuka wawe, turagushimye, izina ryawe nishimwe kandi rihabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Turinginze mbere ya byose, mbere yo gufungura akanwa ko kuvuga message watanze, waduhaye, turinginze ngo tubabarire gukiranirwa kose kwatubonetseho, kuva turi abana batoya kugeza uyu munsi wa none. Turi abantu buntu, turavuga tugacumura, turareba tugacumura, twategereza tugacumura. Umubiri wacu wose kuva ku kirenge kugeza ku mutwe nta hazima, turakwinginze ngo twejeshe amaraso ya Yesu Kristo. Ayo niyo atweza, ayo niyo aduhuza nawe. Kubw'icyaha cya Adamu ntabwo twari kuzongera
kuba abana bawe. Uyu mwanya rero tugushimiye uburyo waduhaye Yesu Kristo akitanga akabambwa tukabamburwa, izina ryawe nishimwe kandi rabwa icyubahiro. Rero iyi message tugiye gutanga ndingenze kugira ngo uyiherekereshe umwuka wera, izafashe buri wese kandi uzayumva wese izamufashe, izagira imuvane mugeza ahandi, imuhindure gukizwa akizwe. Icyo twifuza nuko abantu bakizwa bakava mu byaha bakamenya ukuri bakabohoka, hanyuma bakazabona ubugingo buhoraho. Nibyo nsabye nizeye ntashidikanya mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Message yanjye rero, message ya mbere mfite ni message y'abantu bagira ibitero by'abadayimoni. Umwuka w'Imana yamishuriye uburyo abantu bagira ibitero by'abadayimoni. Inshuro nyinshi abantu babagirira nabi, babaroga, bakunze kubatera bakoresheje screen za telefone, cyane cyane mu nzozi baryamye, aho baryamye. Nimba ufite ibi bitero by'abadayimoni, ndakwinginze reka kurarana na telefone mu cyumba cyaho urara. Wiyeranje ushaka uburyo bwose bushoboka. Nimba telefone yawe ari ukoresha kugira ngo ikubyutse, washyizemo alarme cyangwa réveil, genda ujye muri supermarket mu masoko ushake tuntu tumeze nk'uturadiyo dutoya dukoreshwa muri alarme cyangwa iyo réveil, ushyireho isaha ikubyutsa, bizarushaho kuba byiza. Ariko yenda nimba wibana uri umwe ushobora kugira ikibazo cya emergency ya telefone, ushobora no gushaka kandi telefone gatoya ku ruhande, ukabuzi ko ku telefone abantu batunze nimero zako ari abantu bawe bashobora gukenera muri urgence cyangwa emergency, noneho ukagashyira ahantu yenda hirya y'uburiri, ukagashyiramo volume ku buryo baguhamagaye wakumva ukagenda ukakitaba. Ariko iyi phone ifite screen ikaba kure cyane y'uburiri bwawe, kuko niho bakontorora ibyawe byose, imishinga yawe, imigambi yawe yose n'inzozi zawe zose. Ndabinginze ibi bintu mu byumve rwose, mu byumve kandi mu bishyire mu bikorwa. Cyangwa niba hari undi muntu mubana mu nzu watagira ibyo bitero, ni mukoresha iyo telefone ye ariko yawe ijye kure cyane y'uburiri. Ikindi, niba ufite miruwari mu buriri bwawe yikuremo, nta kurarana na miruwari. Ibintu byose bishobora kugira screen bagukontororeraho bivane mu cyumba cyaho uryama, bizagufasha, bizakugirira akamaro. Indi message nari mfite ni y'abahanuzi, abantu bavuga butumwa cyangwa abahanuzi. Ngewe nagize ibitero by'abantu bavuga butumwa, cyakora umwe wenda tuziranyeho gatoya, twigeze nko kuvugana nka kabiri mu myaka nk'ibiri ishize. Ariko hari undi uherutse kuntera, nta hantu tuziranye, sinigeze nsengana nawe, sinigeze mvugana nawe nta n'umunsi n'umwe. Ariko mu by'ukuri nkavuga ko uburyo iyerekwa ryari rimeze, nabonaga ndimo gusengera umuntu urwaye, najya musengera nkabona wa munyamasengesho cyangwa wa muhanuzi kazi arimo aramuvugiramo avuga ngo ninjye wamuroze, ngo ninjye nabikoze. Nkamubaza nese kubera iki uvuga ko usenga, uvuga ko wakijijwe, uvuga ko wihaniye, wazengurutse igihugu cyose, uvuga yuko uvuga ko wakize, wihaniye, wakijijwe, ni iyihe mpamvu igutera kuguma gukora imirimo nk'iyi y'umwijima? Ubiterwa n'iki? Arambwira ati rwose ibyo ntago bikureba, ntubyivangemo, nta nubwo bikureba. Ubwo hari undi nawe byarabyambayeho mu kwezi gushize, nawe yaranteye, araza
nkabona arimo aragenda atongera ibintu byose byo mu nzu aho ntuye, nkabona arimo aragenda abikoraho. Ndamubaza nti ese uje gukora iki hano, kuki uri kugenda ukora ku bintu byanjye byose byo mu nzu? Arangije arambwira ngo ndimo ndabasengera. Ndamubwira nese waje kudusengera, wigeze ubimenyesha ko waje kudusengera? Ubu uvuye mu Rwanda uje kudusengera hano, waje kudusengera nkandi? Abonye ko namuvumbuye atangira kunjijisha. Ndamubwira nti mva, urambwira ikintu cyakuzanye hano, nimba waje kuturoga umbwira impamvu waje kuturoga. Icyo gihe rero habaye komba nyine, murabyumva, intambara. Biba ngombwa ko mupfukamisha, arapfukama, ndamusengera mbona nawe ararutse ibintu byinshi. Arangije arambwira ngo rwose narinje kubaroga, ambwira amakuru yose byari bimuzanye. Aba bantu rero, uyu mumama ni umuntu nawe uzwi cyane, afite YouTube channel, ni umuvugabutumwa, ni n'umupasitoro. Ntabwo ndibwirirwe nsobanura byinshi. Rero bavandimwe, icyo ngewe mbona hari cyaba kibitera, abantu benshi bajya mu muhamagaro, akagira gutya akabagiye mu idini, akahita yenda yakira impano, yamara kwakira impano ntibamurere, ahubwo ugasanga bahise bamutangira kumuha inshingano. Ubwo noneho muri za nshingano bamuhaye nawe ntarafatisha, n'ubuzima ntiburafatisha, ntazi na Bibiliya, nta kintu na kimwe aramenya. Muri we ntabwo aragira imbaraga zo gukora umurimo w'Imana. Noneho abapasitoro bagahita bakorera mu nyungu zabo, bagahita batangira kumubwira ngo genda uvuge ubutumwa aha n'aha, genda ubwiriza aha, genda ukora ibi. Bagahora bamuzerereza, agenda ajya gutanga za mesaje, ariko nawe atarakomera muri we. Noneho yazarangiza, yamara kubona ko ibintu arimo nta nyungu irimo, akajya gushakisha izindi mbaraga zituma abantu bamukunda cyane, cyangwa agira igikundiro cyinshi gituma mbese nawe agira icyo ageraho, kuko yabonye ko yabaye igikoresho cy'idini. Ni nabo birangira avuze ati yewe mbivuyemo, kumva yimukiye mu rindi torero, agiye abayeho pasiteri cyangwa agiye gukora yindi mirimo, bitewe n'uko yabonye aho yatangiriye nta kintu bamufashije cyangwa ntacyo bamumariye. Uku kuntu kwigishwa nabi rero, amadini yagiye ashyira inyungu zayo imbere, byagiye bivamo abakozi b'Imana badashobotse kandi bari batangiye neza, bikarangira babaye abarozi, babaye abantu babi, babaye abapfumu, ku buryo umuntu agusengera hari akantu apfumbase mu ntoki, yaba atakabonye ntagire iyerekwa. Rero ibi bintu nabyo aba bantu nagiye nerekwaho, ndumva iyi message nayo ngomba kugira icyo nyivugaho, ko bishobora kuba biterwa nuko abantu nta burere babonye buhagije mu isi y'umwuka. Hanyuma ikindi kintu umwuka yansobanuriye, nuko niba ufite umuntu, wowe uri umuntu urwaye, ufite umuntu gusengera, uyu muntu mukaba mudahuje igitsina, wowe ukaba uri umugabo urwaye, ufite umudamu runaka ugusengera ahantu runaka. Uyu muntu ugusengera ejo ukumva arakubwiye ati Imana inyeretse uwo mwashakanye afite uburwayi runaka, none mumpe musengere. Kandi nawe yasengera gutari wakira. Ibi bintu umwuka yabimbwiye ababaye anyihanangiriza. Ndabinginze, ingo zanyu nimuzirinde. Nimba wowe umuntu ari kugusengera ukaba utari wakira, agatangira kukubwira ngo zana uwo mwashakanye nawe amusengere, cyane cyane uyu muntu mudahuje igitsina, ibi bintu uzabigendemo gake, ndetse ntuzanamumuhe, nibishoboka ntuzanamumuhe. Cyane cyane iyi message irareba abantu b'abadayesipora, cyangwa abantu bafite ingo zifashije. Ibi bintu abantu babyirinde,
kuko ushobora kuzavuga ngo urimo urajya mu masengesho bikazarangira utanze urugo rwawe, uwo mwashakanye umubuze mu buryo utari warateganyije. Abanyamwuka babyumve, ntabwo ndi bwirirwa mvuga byinshi. Message nayihawe ari message ndende cyane, ariko sinshaka kuyitanga yose uko nayihawe, kubera ko hari abakumva ko mbakomerekeje. Icyo ngicyo, ibyo bintu byumvwe n'abanyamwuka. Niba umuntu agusengeye utarakira agatangira kukubwira yuko hari ibyo Imana imweretse kuwo mwashakanye, ibi bintu bigendemo gake, nabanza gusengera ukire, nomara gukira abone kukwaka uwo mwashakanye. Ikindi, niba umuntu agusengeye ukwezi, amezi 2, amezi 3, ukabona nta kintu kiri guhinduka, ntabwo ari uvura, si ukiza, Imana niyo ikora. Byaba byiza utandukanye nawe ugashaka undi muntu wagufasha, kuko ukomeza gutindana n'uyu muntu birashoboka ko wenda adafite imbaraga zo kugusezerera, ariko we n'ubu bishoboye musezerere, mutandukane kandi neza. Uko wabikora kose ni ibyawe, birakureba. Uko ukomeza gutindana n'uyu munyamasengesho, niko ukomeza gutuma yinjira mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, amenya buri kimwe cyose cyawe, rimwe na rimwe bikaba bitazakugiraho ingaruka nziza. Nimba yaragusengeye ukaba utari gukira, shakisha undi, kandi Bibiliya iratubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ikindi, irinde kugira umuntu ugira role model wawe. Role model wawe wumva ko umuntu runaka ari we kamara. Inzozi warose ni kanaka uri buzibwire, akazi wabonye ni kanaka uri bukabwire. Ibyo bintu mubyirinde cyane. Birashoboka ko wagira inzozi bikakunanira kuzisobanura. Abantu basobanura inzozi ni benshi. Kuri YouTube wahamagara umuntu ukamusobanuza inzozi, bikarangiriraho mugatandukana. Mwirinde kumera nka Yosefu, mutanga amakuru y'ubuzima bw'ejo hazaza hanyu, bikazabagiraho ingaruka z'ubuzima bwose. Abanyamwuka munyumve neza, ndizera ko munyumva neza. Kandi nanone twirinde kubangamira abantu badusengera, kuko umuntu ashobora kuba gusengera nawe ukamugora, ukumva ko ari we ugomba gukemura ibyawe byose kandi atari Imana. Shyiraho imbaraga zawe, usoma Bibiliya, nawe wisengere, wumve ko gusengera nawe ari umuntu, umworohereze. Kandi niba umuntu agiye kugusengera, banza ubaze, umenye uwo muntu ninde, uwo ari we, background ye. Impamvu ntinze ku kintu cy'isengesho cy'amasengesho ni uko ari wo muhamagaro Imana irimo kumpamagariramo cyane. Rero niba umuntu agusengeye cyangwa ushaka ko umuntu agusengera, banza umenye uwo ari we, umenye ubuhamya bwe, umenye uwo ari we, umenye abo babanye, umenye imikorere ye, umenye ibye byose, hanyuma ubone kumwizera kugira ngo umugire umunyamasengesho wawe. Ikindi, ntabwo ari byiza ko umuntu agusengera ngo agende aburare. Abwirirwe, ntabwo ari ngombwa ko akubwira ngo arashonje. Nawe ubwawe wabimenya. Ayo masengesho y'umuntu waburaye urumva yagera hehe? Icyo kintu abantu bajye bagitekerezaho, kuvuga ngo ngewe ngo ninsengera umuntu nansengera nzamuhitura ari uko nakize. Nibyo, ituro warimo ari uko wakize, ariko ntabwo yagombye kuburara kabiri cyangwa ngo akubwire yuko ashonje kandi nawe ubibona. Muganire, umenye imibereho ye, hanyuma ubone uko mukorana, mugendana neza, kugira ngo n'amasengesho agusengera agere imbere y'Imana afite imbaraga, kuko na wa muntu yagusengeye yariye. Aho ngaho ndumva mpavuye, icyo ndumva nkivuyeho. Hanyuma irindi yerekwa nagize,
ndumva hari itariki enye, ni uko Imana yanjyanye ahantu mu ngo z'abantu nabonaga, ariko zari ingo nyinshi zifite ibibazo, zifite amakimbirane ateye ubwoba, ingo z'abagore n'abagabo babanye nabi, bahora bashwana, bahora bateragurana hejuru, bahora bashaka kwicana, injyana ahantu mu baturanyi bafitanye amakimbirane, umuntu akaza akaguhuguza ibyawe, ukarega ukarambirwa, ugahora witotomba, ugahora ufite agahinda. Icyo Imana yambwiye iyerekwa uko ryari rimeze ni uko abo bantu Uwiteka agiye kubatabara, kandi abo bantu Uwiteka agiye kubabakuraho. Abo ni ba Farawo banyu, ntabwo muzongera kubabona ukundi mu minsi iri imbere. Rero uko iyerekwa ryari rimeze, ubwo nabonaga nyine abo bantu bafitanye ayo makimbirane, noneho Imana iza kunjyana ahandi hantu, Mwuka Wera aza kunjyana ahandi hantu mu rugo rumwe rw'abantu bashyize hamwe basenga, umugore n'umugabo bumvikana bashyize hamwe, ku buryo bari bafite ikigeragezo cy'umukecuru babanaga. Navuga ko yari nka nyina w'umugabo, nabonaga ari nka nyina w'umugabo. Iyo umudamu yabaga agiye umugabo amusigiye nk'amafaranga ngo ajye guhaha, wa mudamu akashyira nko kuri tebo muri salo cyangwa itabure, akajya nko mu cyumba. Wa mukecuru najyaga kubona nkabona araje afashe ya mafaranga, ahise yirukankana. Wa mudamu yasohoka yajya kuri amafaranga ajya guhaha akaba arayabuze, bikamucanga agaserera, akavuga ati ndabigenza nte, none umugabo aranyica, ese koko ubu ndabigenza gute? Noneho wa mugabo yaza nkabona madamu arabimusobanuriye, arabyumvise, bakafatanya nyine kwihangana, ati hangane ibi bizarangira. Ubwo yaba atetse nk'ibyo kurya, wa mukecuru akamucunga, agahita azana nk'umunyu mwinshi agasuka muri bya biryo, bajya kurya ibiryo bikabananira bagasanga ibiryo n'umunyu musa, wa mugabo akihangana. Icyo nabonye ni uko nabonye ikintu cyitwa kwihangana kuri uyu mugabo, kuri uru rugo rw'aba bakristo. Nkomeza rero kubona ukuntu bababazwa, ariko nkomeza kubona bihangana cyane. Hanyuma nagiye kubona mbona imvura nyinshi, imvura ntigeze mbona, imvura iragwa nyinshi iteye ubwoba. Byabaye ngombwa ko twese dusohoka mu mazu, kuko amazu yari arimo kugenda agwa, amabati aguruka. Turavuga tuti aho kugira ngo amazu atugwire, reka tujye hanze noneho turebe yenda ko ariho twarokokera. Twageze hanze rero dusanga abantu benshi cyane bari hanze, ariko mu by'ukuri aho guhagarara hari ikibazo, kuko imivu yari myinshi cyane ikabije, amazi yari arimo kugenda atwara abantu. Ariko ikintu cyantangaje ni uko abantu Imana ya mivu yagendaga itwara, nabonaga ari ba bantu bari barazengereje abandi. Nkabona wa muntu wari warakuririye isambu, wari waraguhemukiye, nkabona wamuvura mutwaye. Nkabona wa muntu wa mugore wari warazengereje umugabo, nkabona umuvura mutwaye. Nkabona wa mugabo wari warazengereje umugore we, nkabona umuvura mutwaye. Ariko ntabwo nari nagasobanukiwe. Na wa mukecuru nagiye kubona wari warazengereje ya famiye, mbona nawe umuvura mutwaye. Ntacyo batari bakoze ngo bamuprotecting, ariko yaragiye. Hanyuma ikintu cyabaye, nabonaga ari nk'umwuka wateye, wabaga uri kumwe, umugore n'umugabo babaga bari kumwe. Urumva iyo abantu bari mu bibazo, niyo bari bashwanaga bahita bumvikana bagashyira hamwe. Nabonaga basohoka bafatanye, bakagerageza kugenda bafatana nyine kugira ngo umuvuta batwara, bagafatana rwose ku buryo bushoboka.
ariko byarangiraga wa wundi agiye byanga bikunze, kandi wo bari kumwe agasigara ababaye arira cyane, nkumva ijwi rivuga ngo nimubareke bagende muruhuke, Imana ije kubaruhura. Noneho bikomeza gutyo, hakabaho n'ugerageza kumubwira ati noneho ntundekure, ugume umfate cyane, dukore uko dushoboye turokoke. Najya kubona nkabona wa wundi atewe n'umwuka umubwira ngo genda ujye hakurya hari urebe yenda ko ho haba ari heza muba ariho muhagarara, kuko imivu yari myinshi cyane inyuranamo, kwari uguhagara nk'ahantu ku musenyi hatoya hashoboka hasa n'ahegutse. Ubwo noneho nkabona wa muntu arakwinyugufuye aragucitse, ngumva ngo ngiye ngo gushaka ngo ahandi hantu ngo hakurya twahagarara, ukabona aragucitse aragiye, ukamwinginga uti garuka rwose umuvuta gutwara. Wajya kubona akabona wa muntu umuvu umujyanye ureba, wamubujije wamwinginze ngo ye kukuva iruhande, akanga akagenda. Nkumva ijwi rambwiye ngo nimubareke bagende muruhuke, kuko ni igihe cyanyu, Imana ije kubaruhura. Ibi bintu rero byanteye ubwoba cyane, byanteye ubwoba bukomeye. Nuko nibwo rero nahabwaga isomo, riri mu kuva cyangwa iyimuka Misiri. Isomo 13 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Mose abwira abantu ati mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeyo amaboko. Ntimuzagire imitsima yasembuwe murya. Uyu munsi muviriyeyo ni uwo mu kwezi Abibu, kandi Uwiteka nakujyana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, icyo yarahiriye ba sekuruza bawe ko azakiguha. Igihugu cy'amata n'ubuki, ujye uziririza uwo muhango wera uko ukwezi gutashye. Iri somo icyo ryashatse kuvuga, ryavugaga ko umuntu uzarokoka ibyo bintu, Imana ikagukuraho uwo muntu wakuzengereje, ikagukuraho uwo farawo wakuzengereje, ikagukuraho izo ndwara zawe, ikagukuraho izo ntambara wari urimo, ikagukuraho ibyo byago wari urimo, ikagukuraho ibyo bibazo wari urimo. Ntabwo ugomba kuzibagirwa, ahubwo ugomba kwibuka, guhora wibuka icyo gihe byabereyeho, ugahora wibuka Uwiteka kandi ugapfukama ukamushimira ukamusenga. Ntuzigere wibagirwa iyo Egiputa Imana yagukuyemo, ntuzigere wibagirwa ku gahato n'ubwo buretwa Imana yagukuyemo, ntuzigere wibagirwa ibyo Imana yagukoreye. Rero iri somo rirareba buri wese waba afite izo ntambara, ariko Uwiteka akaba yiteguye kuzimukuramo. Nubona intambara wari ufite, nubona umuntu wari warakuzengereje umukuweho, ntuzahangayika ngo ubabare cyane, uzashima Imana kandi ntuzigere wibagirwa Imana yawe, ahubwo uzajye uyisenga, uyihimbaze, uyihe icyubahiro,
wibuke ko hari aho yagukuye n'aho yakugejeje, wibuke yuko hari ibyo yagukuyeho, wibuke ko hari imisaraba yagukijije, wibuke mbese uhora uyibuka kandi uyishimira. Rero icyo nifuza ni uko twasenga cyane kuruta uko twahura n'uyu muvu nabonye wari uteye ubwoba. Iyi mvura yari ikabije, umuvu wari uteye ubwoba, ariko Imana irababaye. Imana ibabajwe n'abantu yiremeye, ibabajwe no kuba yaraguhaye umugore waramuzengereje, ikaba ibabajwe no kuba yaraguhaye umugabo ukaba waramubuje amahoro waramuzengereje, arasohoka ngo agiye mu buraya, yakwinjira induru zikavuga. Kwihangana byaranze. Nubwo mukennye, wagombye kwihanganira ubukene murimo, mugafatanya mugasenga, Imana ikazabarengera. Nk'uko nabonaga uwo muryango wari ushyize hamwe, bahuraga n'ibyo bigeragezo, bakabwirirwa, bari bafite amafaranga yo guhaha, Imana ikakomeza kubaha umutima wo gushyira hamwe bakumvikana. Rero namwe mwagombye kuguma mugasenga, mu kababaro, mu bibazo, mu bukene, mu buzima ubayemo bwose, ugashima Imana kugira ngo izakugirire neza, cyangwa kugira ngo itazagukuraho uwawe ugapfakara bitari ngombwa kandi utari ubyiteze. Rero Imana igiye kugira abantu ikuraho, ikiza abandi babazengereje. Uko nguko ni uko iryo yerekwa naribonye, ariko twanabisengera bikavaho, uwo mwuka ukavaho, abantu bakagira urukundo, bakongera bagakundana, bakongera bagashyira hamwe, abantu bakababarirana. Nimba hari umuntu ufitanye ikibazo, ntugahora ugikurura ukizamura, kikarangira kikava mu nzira. Mukirinda guhuguza bagenzi banyu ibyabo, amasambu, mukamenya ko iby'isi ari iby'igihe gitoya kandi ko bizarangira. Umwana w'umuntu arama igihe gitoya, buriya ushatse wakora neza, kubera ko rwose imyaka kugeza ubu mbona ntawe ukirenza 90, 100. Ushatse wakwitonda, kuko umwana w'umuntu arama igihe gitoya. Kandi iyo ukomeje kuzengereza umuntu w'Imana cyane, Imana irarakara ikamuhanira, ikaguhana, ikamuhorera kandi yihanukiriye. Rero abantu bamenya ko ibyo bakora bibabaje Imana rwose, bace bugufi, bahinduke, bahindukire. Uyu muvu, iyi mivu nabonye yariteye ubwoba itazaba twara. Ikindi nuko nabonaga abantu benshi bari bavuza induru cyane, bavuga ko ngo ari imperuka yageze, umwuzure waje. Nanjye nabonaga ndi gusakuza cyane, mbabwira ngo oya, ibyo ni ibinyoma. Ntabwo Imana izongera kurimbuza umwuzure, ahubwo Imana izarimbuza umuriro. Nabonaga ariyo nkuru yakwiriye. Abantu ubwoba bwabishe bavuza induru cyane ngo ni umwuzure, ngo Imana iraturimbuye, ngo ni umwuzure cyane. Uburyo abantu bari barimo bagenda batwarwa byari biteye ubwoba, nyine byagaragaraga nk'umwuzure. Nanjye mbona ndimo nsemerera nsakuza cyane, mvuga ko Imana itazongera, yirahiye ko itazongera kurimbuza umwuzure, ko izarimbuza umuriro. Murakoze rero, ni izo message nari mfite. Bene data, abantu tumenye ubwenge, tumenye uko tugomba kubana n'abandi, tugira amabanga y'ibyacu. Ntugire umuntu ugira akamara, abantu bose ubane n'abantu bose amahoro, ariko we kugira umuntu ugira akamara mu buzima bwawe, ngo wumve ko kanaka atabonetse utabaho, utamubwiye ibyawe byose utabaho. Byihorere. Nashaka abari n'umugore wawe mubana mu buriri, ukagira ibintu werekwa, kenshi ntago ari ngombwa kubimubwira. Umugabo wawe si ngombwa kumubwira ngo weretswe ibi, warose ibi, kuko Bibiliya niba ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu, uko niko kuri. Ushobora rero kwitangira amakuru, bikazarangira ayo makuru yawe uyazize. Tugire ubwenge, dusenge, tube hafi y'Imana. Mwuka wera ajya tuyobora, Mwuka wera ajya twigisha, Mwuka wera ajye atugenderera uko bukeye nuko bwije. Ndumva ari icyo ngicyo umwuka yari yashoboje kubabwira. Hanyuma reka dusenge turangize message n'isengesho. Uwiteka Mana yacu, Data twese mwiza, nanone turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye uburyo twitaho, tugushimiye uburyo uturengera nubwo turi babi, ariko ukomeza kubana natwe. Wemeye kudutanga Yesu Kristo, harabambwa turabamburwa kubw'ibyaha byacu. Uyu munsi turabakandida b'ijuru, bitewe nuko watanze umwana wawe w'ikinege akadupfira. Izina ryawe nishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Message wampaye ndazitanze, nzihaye ubwoko bwawe, zizabafashe bamenye ubwenge nk'inzoka, kandi bagire
ukuri bamere nk'inuma batagira amahugu. Bisobanuye ngo tugomba kugira ubwenge nk'uko inzoka imeze, ariko ntitugomba kumera nkazo. Ariko nanone tukagira amakuru yuzuye nk'inuma, nta mahugu, nta buriganya. Tukaba abanyakuri, tukagendera mu kuri, kuko ukuri niko kuzatubatura. Mwami rero ndakwinginze buri umwe wese umusure, iri jambo rimufashe kandi rimurengere, kandi rimukure hamwe rimugeze ahandi. Abantu boroherane, abantu bongere bahinduke, abantu bamenye ibyo bavuga n'ibyo batagomba kuvuga, abantu bamenye ubwenge rwose, bashyira ibintu byose ku murongo kandi mu gaciro. Uwiteka uganirize buri umwe wese, Mwuka Wera agende asura buri umwe wese, amuganiriza, amwigisha ubwenge. Urakoze rero ko utugirira icyizere ukaduha amakuru yawe. Izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ngaho iyi message bari wo yiyobora, ibyo ushaka bari byo bibaho mu isi no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen, amen.